ngo nimwishakire umutaka. yego Abantu irimo irambwira ko abantu bakwiye kwishakira umutaka kuko hari izuba cyangwa hari imvura igiye kugwa. Icyo gihe rero iyo mvura mu gihe uzaba udafite umutaka ngo witwikire izakunyagira. Yego. iyo mvura ni iyi ngiyi tubona ko hari igihe n'ubu na mukanya yaza kugwa, ni imvura bwoko ki? Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana riba rijimije, ariko ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ryo ryavuze ngo hahirwa ibyanjye bitazagusha. Iyo mvura ku buryo bw'umubiri ubishatse wayifata, wabifata nko uburyo bw'umubiri nabwo byakunda, no mu buryo bw'umwuka ubishatse wabifata mu buryo bw'umwuka nabwo byakunda. Yego. Ubwantu babifate mu buryo bashaka. Yego. Yego. Ngaha duhe iyo message Imana yakuhaye ngo utugezeho. Yego. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana tubona muri Zaburi. Yego. 66. Yego. Turahera ku murongo waho wa 5. Haravuga ngo nimuze murebe imirimo y'Imana. Amen. Iteye ubwoba. Haleluya. Kubyo igirira abantu, ngo yahinduye inyanja ubutaka. Yego. Ngo kandi ngo bambukishije uruzi ibirenge. Yego. Aho niho twayishimiriye. Itegekesha imbaraga zayo iteka. Amaso yayo yitegereza amahanga. Abagome be kwishyira hejuru. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Amen. Imana yacu nishimwe. Imana yacu iteye ubwoba. Amen. Haleluya. Amen. Iri jambo ry'Imana rigufashe nanjye rimfashe. Iri ni iryo kuturemamo ibyiringiro. Abantu bari barasubiye inyuma mu buryo bw'umwuka, iri jambo ryongere ribubake. Haleluya. Abisiraheli bari mu bunyage, ni ukuvuga ngo bari barakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ariko Imana yongera kubagirira impuhwe ibagarukaho. Irabavuga iti nzabakiza buriya bwami bwa Farawo. Imana iyo yavuze irasohoza. Mu kanya gato bakabona Farawo abakoresha uburetwa, bakabona ubwo buretwa n'ubwo Imana yavuze itazabikora. Ariko nagira nkubwire ngo biratinda ariko Imana ikabikora. Ni ukuvuga ngo kugera kure ntago ariko gupfa. Haleluya. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo rero aba Bisiraheli Farawo baramucitse, baragenda nawe aba yabimenye abagenda inyuma. Abagenzi inyuma bageze ku ruzi, basanga uruzi ruruzuye, inyanja iradendeje. Baravuga bati burya ibyacu byarangiye. Ariko kuko hari icyo bari baravuganye n'Imana. Haleluya. Hari abantu bavugana n'Imana bakabona Imana yaratinze. Reka nguhe nk'urugero. Hari igihe Imana ivugana n'umukobwa ikavuga iti nzagukorera ubukwe. Haleluya. Ikabimubwira afite imyaka 18, 19 ikagera, 20 ikagera, 30, akavuga ati burya ntago ari Imana twavuganye. Agahita yiciriye apanye akajya gushaka. N'Abisiraheli rero hari abageze ku ruzi, bageze ku ruzi Imana yaravuze ganye nawe ko izabambutsa urwo ruzi, babanyabwoba batangira kwishakira inzira. Baravuga bati ko tureba Farawo noneho yatwatatse, twaje tumucitse, noneho aratugirira nabi uko abishaka, aho kugira ngo atugirire nabi uko abishaka. Bamwe baravuga bati dore nguriya n'amagare yatugezeho. Babanyabwoba bakoze iki? Bahise basesera mu bihuru, batangira kujya kwihisha mu bihuru. Batangiye kwihisha mu bihuru, babandi bashinga ibirenge bavuganye n'Imana, bahamya n'Imana, baravuga ati reka duhagarara ahangaha, ni Imana yavuganye natwe. Farawo ntago ari butugereho, nanatugeraho ntacyo ari budukore. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo
kuko barahamije bahagarara aho ngaho. Ingabo za Farawo ziraza ziravuga ziti ibyo twashakaga tubigezeho, ariko Imana ihita itandukanya amazi, amwe arigomera aba menshi haruguru, andi aragenda. Ni ukuvuga ngo kuko haruguru yari yabaye menshi, Imana yayatangiriye, arareka ba bandi bahagaze ku ijambo barambuka. Bamaze kwambuka, aleluya, za ngabo za Farawo zibakurikiye zigira ngo ni ibisanzwe, ziba zikojejemo nazo. Uwanyuma agezemo, Imana ihita kure y'amazi, ba bandi bose ngo kamazi yari yabaye menshi. B'abanyabwoba banze guhagarara mu isezerano, bari mu bihuru kuko amazi yari yabaye menshi. Nayo yaraje ruzura ajyana na ba bandi bari mu byuko bihisha ingabo za Farawo. Bari Abisiraheli banze guhagarara ku ijambo ngo bapfane n'abandi, cyangwa Imana ibakizanye n'abandi. Imana ikuraho umwanda ijyanana nabo. Haleluya, Imana idufashe kandi tugirire neza. Ijambo ry'Imana ritubera umutima, ritubera imbaraga, ritwubaka. Imana ishimwe cyane. Iri jambo rero niyo mpamvu tumaze gusoma ngo nimuze murebe imirimo y'Imana. Iyo ni imirimo y'Imana Imana yakoreye Abisiraheli bahagaze ku ijambo. Imana ibagirira neza, Imana ibarokora ingabo za Farawo. Imana ishimwe cyane. Na n'uyu munsi iyo wabihagazemo neza, ijambo ngendereye muri iki kibwiriza, ni ukuvuga ngo yewe muntu ufite ibibazo nk'ibyo kwa Farawo, haleluya, uyu munsi Imana irakunyuza ahantu humutse. Imana itugirire neza, haleluya. Turambukira ahantu humutse, ntago twongera kunyura mu bunyerere. Ingabo za Farawo ntago zongera gutuma tubundabunda mu bihuru. Imana itugirire neza. Uyu munsi umuntu wumvishiriza ijambo, Imana irakora ibikomeye ku buzima bwawe, we wumvishije iki cyigisho. Ni ukuvuga ngo rero imirimo y'Imana iteye ubwoba. Imana idufashe kandi tugire neza. Ngo yahinduye inyanja ubutaka. Imana idufashe. Ugenda ureba uruzi, iyo rwuzuye utabasha kurunyuramo, amazi yuzuye, kugira ngo hazabashe gukama kerekere mu zuba. Ariko Imana yabikoze ku mugaragaro, itandukanya amazi, hahinduka umusenyi, hamera nko mu mpeshyi. Abisiraheli batambuka ahantu humutse. Nanjye nagira ngo nkubwire ngo yewe muntu wari ufite ibibazo, wari ufite kwiheba, ahantu harakubanye ubunyerere, uyu munsi Imana irakamya ubwo bunyerere unyura ahantu humutse mu izina rya Yesu. Imana nibivuze, Imana irabiremye. Imana ishimwe cyane, haleluya. Natwe twahindutse ubwoko bwa Isiraheli, twahindutse ubwoko Imana yishimira. Imana idufashe kandi tugire neza. Ni ukuvuga ngo icyo Imana idushakaho ni ukuba abera, tugatungana, tukava mu byaha. Buriya ni ukuvuga ngo Abisiraheli ikintu baziraga cya mbere ni ibyaha. Abisiraheli Imana yarabishimiye, ibagirira neza, ibaha igihugu bagituramo. Barangije bararengwa, barangije bashaka kujya gukorera imana z'abanyamahanga. Batangira nabo kujya bakorana na nyabingi, batangira kujya bakorana n'ibitega, batangira gukorana n'amahembe. Ngo Imana irakora ntibisohore. Ariko nagira ngo nkubwire, ibya Satani bisoza ari amarira, ariko ibyo Uwiteka Imana bisoza ari ibyishimo, ari umunezero. Nagira ngo mbabwire uyu mugoroba abakozi b'Imana, haleluya, Imana ishimwe. Nanjye Imana yanyujije ahanyereraga, none nagiye ahumutse. Imana nishimwe, Imana ijya ibikora. Iyo ndebye ahantu naturutse mu bunyerere narindimo,
ahantu utiyorosaga ngo ubashe gushira imbeho ariko ubu Imana nsigaye niyorosa nkashira imbeho. Amina sanse nyiringabo, icyo waragikoze mana. Niyo mpamvu rero najya mbabwira ngo uyu mugoroba Imana irambwiye ngo bantu mufite ibibazo byananiranye, bantu bafite uburwayi bwananiranye, bwari bwarababanye ubunyereri, utambuka ukanyerera aho uciye hose ukanyerera ku bantu, ndagira nkubwire ngo uyu munsi Imana irabiremye. Uyu munsi guhera uyu munsi ugiye kunyura ahumutse nk'uko Abisiraheli banyuze ahumutse, ariko ibyo nabyo byatumye byabateye kwisubiraho bagarukira Imana. Bagarukiye Imana, Imana ibasha kubumva. Ubundi bari barayigomeye barayivuyeho, ariko Imana yabahaye umunyafu kugira ngo batazasubira aho hantu. Nagira nkubwire ngo umukozi w'Imana, niba ari umunyafu nawe ukuriho, ca bugufi umenye ikizira, uce bugufi usenge Imana, Imana irakubabarira. Niba ari ishuri uryige neza urirangize, Imana iraguha imbaraga, kandi nyuma y'ishuri Imana izaguha akazi. Imana idufashe kandi tugire neza. Ni ukuvuga ngo rero Imana ishimwe kuri iri jambo twari turimo tuganiraho. Ni Imana yari yampaye message y'abantu ngo mbabwire ngo yemwe abantu bagendaga hanyerera, nimutuze Imana iri kumwe namwe. Uyu munsi murambuka ahantu humutse, ahantu hatanyerera. Imana ishimwe, murakoze kubwira ijambo ry'Imana. Sengera abantu mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu turagushimye. Haleluya. Wagize neza ubana natwe. Rato benete haye. Losi revo kuba. Turagushimye mwami. Kuko Uwiteka Imana, ibi bintu twabijemo tuzi ko ari imikino. Ibi bintu twabijemo tuzi ko bitagabura. Aradovo wa yamine todaya. Ibi bintu twabijemo tuzi yuko nta mumaro. Ariko Mana turagushimye. Turagushimye kuko Uwiteka Imana ujya wongera ukibuka abawe. Natwe twaragarutse, twarakugarukiye. None Mana turagushimye, turagushimye. Sengera abantu bumvishije ijambo, genda ubasange iri jambo uribumvishe, ubasobanurire mu izina rya Yesu. Adayine todaye kadode voberetaya konesi depaye. Ndasengera abantu barwaye mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana, uburwayi butuma bagenda, Uwiteka Imana, aho baciye hose babundaguza, ndakubita hasi ubwo burwayi, ndasenya mwami Imana. Nsengeye abantu bafite ingo zananiranye ziri gusenyuka, ndakubita hasi iyo gatanya mu izina rya Yesu. Gatanya rayikubita hasi mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Yafashe umugongo, yafashe umutwe, Mana data nyiringabo Imana, ngakomeza ugirire neza abantu bawe, komeza utabare mu izina rya Yesu. Ngaho nyiringabo Imana, ngaho utabare, rigaragaze iri joro Uwiteka Imana mu izina rya Yesu. Tabara Mana, tabara abantu bawe, tabara abantu bawe. Umuntu wese wumvishije iri jambo, umuntu uryumvise Uwiteka akabiha agaciro, ndamusabira kugira ngo nawe agire agaciro mu izina rya Yesu. Mwami urakoze, urakoze, urakoze. Bakomeza kuba n'abantu bawe mu izina rya Yesu. Amen. Kanda subscribe, sharinge n'ibindi byose. Imana igumuhisha mu izina rya Yesu Kristo. Basuhuza mu izina rya Yesu. Umugisha n'amahoro biva ku Mana Data wa twese iri mu ijuru, nubane namwe mwese mu izina rya Yesu. Mbere yanyu murabona umukozi w'Imana, mumaze kumumenyera. Turakwakiriye umukozi w'Imana. Yego murakoze, Imana ibaha umugisha. Nitwa Ndayisaba Celestin, nkaba nagarukanye ijambo ry'Imana nje guhumuriza, kubaka imitima yanyu. Nababwiye ko ndi umugabo, mfite umudamu umwe n'abana 4, nkaba ntuye mu mujyi wa Kigali. Murakoze. Hanyuma ukaba n'umuhanuzi. Yego. Mu buryo bw'umwuka imisi bimeze bite? Muri ino minsi kuri njyewe nta kibazo mfite. Yego. Hanyuma mu buryo bwa message cyangwa mu buryo bw'ikirere cy'umwuka bimeze bite?
iyo urebye muri ino minsi mu buryo bwa rusange ubona ibintu atari neza, ibintu atari tayari. Usanga abantu imisengere barakonje, abantu ntabwo bagisenga uko bikwiye. hanyuma nta mesaje muri ino minsi Imana yaguhaye ngo uzahe abantu bayo? Mesaje iriho ni ukuvuga ngo